munsi reka dufungura agaseke kacu k'uyu munsi. Yego. Aha, uyu munsi turaganira kuki? Turaganira ku muntu n'umukristo. Ari mwibanga rikomeye. Umuntu n'umukristo. Umuntu n'umukristo. Sundi batandukanira. Babango umuntu ariko niba dukurikiye neza umuntu twese tumuvugaho. Twese tumuvuga ariko umuntu nta nubwo arangiza kumuvuga. Umuntu ni mugari cyane. Uko ikintu cyose ubundi gikorwa n'ibiganiro byose bizatambuka. Biba binyuze mu muntu. Binyuze mu muntu. None ubwo twavuga tuti umuntu twavuze ntago twamuvuze neza. Oya. Umuntu ntarangira. Uzana byitegereze n'umuntu ava mu mubiri ariko izina rirasigara. Agahita avuga ati wa muntu yitabye Imana. Wa muntu yagiye. Yagiye rwose. Ni kuri kose. Hanyuma tukureba ikintu bita umuntu. N'ikindi n'umukristo. Umuntu n'umukristo. Umukristo umuntu ntashobora kuba umukristo cyangwa umukristo ashobora kuba umuntu. Umuntu aba umukristo. Ariko umukristo ntiyaba umuntu. Ubundi umuntu yaba yarigize umuntu atahoze ari we. So urakoze cyane. Ubundi umuntu ni umuntu waremwe n'Imana. Mudukore kugeza iyi saha nta muntu ushobora gutekereza uburyo umuntu yabayeho. Nta nubwo wamenya igitekerezo Imana yari gambire kugira ngo umuntu abeho. Ariko tuvuze umuntu muri twumva waremwe. Waremwe. Yego. Ni umuntu waremwe n'Imana. Ntabwo yaremwe n'abantu. Hari abantu basigaye bagereranya bagafata bya bintu by'ibyuma biterura ibintu bakavuga ngo nabo ni abantu. Ariko ni ibyuma. Nabyo ni ibyuma. Ni ibyuma ntabwo ari abantu. Rero ni umuntu waremwe kandi uyu muntu waremwe yaremwe n'Imana. Yego. Kandi kuremwa n'Imana aremerwa gushyirirwa ku isi. Hanyuma ashyirwa ku isi afite amapaje menshi atabarika. Azagenda afungura hakamenyekana byinshi ku muntu kugeza ahantu turi buze kuvuga umukristo. Nuvuga ngo yavukanye amapaje atandukanye. Nuvuga ngo menshi udashobora no kubara. Umuntu dukuvuga ngo umuntu avuka cyangwa sabaho. Umuntu aremwa yaremewe kuba mu isi. Ariko iyo si arimo akayitemberamo cyangwa se yego akayigendamo ariko agenda vumbura akavumbura ibintu byinshi. Yavumbuye byinshi byatumye bigeze uyu munsi turi kuvuga twebwe turi abantu ariko tunavuga hari ibyahindutse kuri twe. Ubu se umuntu ashobora no kugenda hari byinshi bitaramenyekana kuri n'undi yari bisigaye. Yavuga gusoza urugendo cyangwa gutabaruka cyangwa. Yes, hari abantu bajya bishuka. Ugasanga umuntu aravuze ngo ubwonko ngo yarabukoresheje bwose araburangiza. Ngo asigaye yumva yibagirwa donc ibintu byose yarabyibiye kubera ko byose yabinyuzemo mbese yanyuze mu bintu byinshi. Ariko ndagira ngo mbwire umuntu wese uduteze amatwi nta muntu ushobora gupfa arangije page Imana yamugeneye mu mutwe we. Dekaraka none se mshumba cya kintu njya n'umuntu kumva abantu bavuga ati ngo ibyo ngo misi Imana yamuhaye ngo yarayisoje ku isi. Yamvugo ntago urayumva abantu barabivuga ariko washoje mission ngo nigendere ngo mission irangiye. Washoje mission ni Kristo nubwo nawe yayicugitse ntabwo irarangira. Ariko niwe warangirije mu mubiri icyo cyo yarakirangije ntabwo azasubira mu mubiri. Nukuvuga ngo nta wundi muntu numwe urangiza urugendo avuze ngo ibintu byose byari mu mutwe byose birarangiye. Ntabwo niko twishuka. Ni ukwishuka ni ukwibeshya ndetse wibeshya ko warangije urugendo ariko ntabwo urugendo warurangije. Warurangirije ese nuvuga ngo hari ibintu ugomba kuba byasigaye mu mutwe byasigaye mu bwonko byasigaye mu bwenge nuvuga ngo bitigeze bikora kuko uramutse urangije ibyo bintu ushobora kubirangiza ntupfe ukabura icyo ukora. Ubwo icyo gihe rero Imana ntabwo yabizi kurema. Imana rero yakuremanye ibintu uzasaza ugifite mu gihe uzanarinda uva muri uyu mubiri hari ibintu bigisigaye bitakoze byakagombye gukora. Ndaguha urugero. Uyu munsi warize wiga primaire wiga secondaire wiga kaminuza sinzi n'ahandi n'amahugurwa n'ibiki byose ibyo byose warabyize. Ndashaka kubwira ikintu kimwe wavutse uvuga data cyangwa mama mu Kinyarwanda. Okay. Hanyuma ugiye mu ishuri hari urupapuro rwafungutse uvuga Igifaransa. Urundi rurafunguka uvuga Icyongereza.
urundi rurafunguka ntugire ngo urupapuro rwafunguze rwavuze igifaransa nirwo ruvuga n'icyongereza wapi ni ukuvuga ngo hari urwafungutse rw'igifaransa hari urwafungutse rw'icyongereza hari urwafungutse rw'igiswahili hari urwafungutse rw'iringara mbese muri make buri rupapuro rufite paje yarwo aho turi kujyana rero niyo mpamvu ni ukuvuga ngo uyu munsi tuvugana isi yose ifite indimi zinyuranye utanabara yego hari upfa rero atavuze izo ndimi zose ari cya kinyarwanda gusa urumva apfuye avuga ikinyarwanda adashobora kuvuga ikindi urundi rurimi kandi mu by'ukuri uwo yabyaye we yavuze indimi zirenze rumwe ebyiri eshatu yego ni ukuvuga ngo bishatse kuvuga iki hari impapuro uriya muntu upfuye uvuga ikinyarwanda gusa zisigaye zipfuye zitavuze izindi ndimi zitasomwe umuntu ni mugari ako kantu ka mbere gashya nanjye umuntu ni mugari ukuvuga ngo umuntu ajya yishuka nubwo hari abantu benshi cyane bajya bavuga ngo uriya muntu ngo arakenyutse ariko mu by'ukuri ntabwo aba akenyutse yavuga ngo umuntu arakenyutse ngo apfuye ngo yari akiri mutoya ariko burya nta muntu ukenyuka ntabwo ari ugukenyuka ahubwo aba apfuye ni ukuvuga ngo nubwo apfuye hari ibintu apfanye nabyo yego bikirimo navuga nageranya nk'umuntu ucuruza umuntu w'umucuruzi munini mugari iyo acuruza ntabwo arindira ko ibintu acuruza ajya kurangura byose birangiye muri sitoke yego oya ni ukuvuga ngo iyo arebye akabona sitoke isigayemo kimwe cya kabiri nibwo yongera akajya kurangura ibindi kugira ngo bisange bya bindi yagiye kurangura bizaze bisanga hakirimo bya bindi bya mbere yego kugira ngo sitoke idashira ni ukuvuga ngo rero n'Imana ifite ukuntu yaremye umuntu hanyuma imuha paje nyinshi ziri mu mutwe mu mutima ni ukuvuga ngo afite byinshi abitse niyo mpamvu ujya kubona ukabona wavumbuye uyu munsi nk'uko uri kuri mashine uyu munsi nk'uko waramukiye kuri telefone hari ibintu wagiye uvumbura yego utaruzi yego ni ukuvuga ngo impamvu wabivumbuye hari urupapuro rero rwagenewe kuvumburirwaho ibyo bintu wavumbuye ubwo mise nibaza ni ryari umuntu ashobora kumenya turacyari kuvuga ku muntu ni ryari umuntu ashobora kumenya mission ye ku isi ni ukuvuga ngo kugira ngo ndashobora kuvuga ati byibura icyo nagombaga kumenya wenda gukora nubwo ntabikoze neza kugira ngo ndi muri norme mu murongo wabyo harimo akantu buriya rero hari ikintu tugomba gukora ushobora no kumenya umuntu ukavuga uti umuntu kabisa ari mu mugambi w'Imana yanagenda ukavuga uti yarari mu byo agomba gukora ni ukuvuga ngo ubundi umuntu Bibiliya nibivuga Imana yaravuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira yego si bibi ahubwo ni byiza ni ukuvuga ngo iteka ryose Imana ifite ikintu yakugeneye kuri buri munsi ku munsi reka nguhe urugero uyu munsi tuvugana twicaye muri studio ntabwo uyu munsi nubwo ari kwa gatatu ntabwo ari umunsi uhoraho yego kandi noneho ikintu gitangaje uyu munsi turimo ntabwo uzongera kugaruka imbere yacu yego abantu rero bavuga ngo kwa gatatu utaha ngo noneho kwa gatatu utaha burya uyu wa gatatu uyu nguyu urarangirana n'uyu munsi cyane ni ukuvuga ngo ntuzongera kubaho hanyuma rero ni ukuvuga ngo icyo gihe ibyo wavumbuye uyu munsi birajyana n'uyu munsi yego kuko ejo hari ibindi witegura kuvumbura hanyuma uriya muntu rero ntabwo ashobora gupfa byose abirangije ikindi cya kabiri ntabwo ashobora kuvuga ngo ibi bintu uko ari 10 mbishyize ku murongo kandi nzapfa mbirangije ntabwo bishoboka inama y'umuntu yego umuntu yigira inama yo kugira ibyo akora yego akavuga ngo ngiye gukora umushinga w'ingurube ngiye gukora umushinga w'inka ngiye gukora umushinga w'inkwavu n'urugero yego hanyuma ashobora no kubitekereza umushinga akawutangira yego ariko yawutangira ugeze hagati ugapfa yego uwo nguwo nubwo upfuye ntabwo wari uri muri gahunda mu by'Imana yamugeneye yego ni ukuvuga ngo akoze umushinga utariwo rero ni nayo mpamvu adashobora kuvuga ngo agiye gupanga imishinga 300 kugira ngo azapfe ku itariki 30 z'ukwa 9 cyangwa z'ukwa 12 imishinga 300 ayirangije ntabwo byashoboka yego nta muntu ushobora rero kwigira inama ngo avuge ngo iyi mishinga nzayikora paka nshaje cyangwa se nshoje urugendo nzaba narayirangije urabona
uyu munsi tuvugana yego iyi radio iri kuvuga igakwira mu gihugu cyose mbere yego kera yego umuntu yavuganaga n'uwo ari kureba imbere ye yego sibyo akamuha amakuru bari kumwe yego barebana ariko uyu munsi ndaha amakuru uri Cyangugu yego uyu munsi ndaha amakuru uri mu Mutara none hanicaye hano ntaha amakuru uri mu Mutara uyu muntu wakoze iki kintu nta kiriho yego ariko nubwo uko yari yagikoze ntabwo ariko kikiri yego yasize akoze fondation y'uburyo yashira communication yatanze nk'igitekerezo yatanze igitekerezo abamukurikiye bahita bakurikizaho kuvuga ngo mbese ibi bintu byagenda gute hari amakuru nagiye numva izi modoka mubona zigenda yego uwatangiye imodoka yakoze moteri ariko ntiyashyiraho amapine yego ayakije iragenda igiye iragonga haratekereza ariko se kubera iki cyari kigiye ariko kikaba kigonze ntabwo gikomeje urugendo numvaga nagera kuri kiriya giti ariko simpageze ashakisha ubundi buzima yenda pfa ataragera kuri icyo kintu noneho undi waraza aravuga ati kugira ngo iyi moteri ijyane umuntu nuko hagomba gushyiraho amapine buriya abantu bajya banabimenya ntabwo imodoka uwakoze moteri si ukora amapine nibyo noneho uwakoze amapine ntabwo ari wakoze cya gisande cy'inyuma yego ibyo niko bimeze nukuvuga ngo wakoze cyagisa ntabwo ari wakoze vora nukuvuga ngo buri wese yagiye akora ikintu noneho bakabiteranyiriza hamwe bikavamwe imodoka nuko n'utwara atari ukanika nukuvuga ngo barakoze cyane ni nkuko utwara atari ukanika nukuvuga ngo rero nta muntu ushobora gufata imigambi yose afite mu mutwe we ngo avuge ngo izasohora ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka nuko numva ari mugari cyane wa mugani wawe umuntu ni mugari hanyuma sinzi niba ari ikindi wavuga ku muntu kugira ngo tujye tubihuriza hamwe noneho turebe umuntu n'umukristo itandukaniro uyu muntu rero dushobora kumuvugaho imyaka 350 kandi turagize tukagaruka indi ni nkuko burya umuntu ntabwo negeze nkurikirana ingingo umuntu afite ari zingahe 100% kuko aho urugingo rwihina ntabwo ndazibara ngo menye ngo ntizingahe sinzi niba nanabishobora kuko ufite amaguru ariko amaguru agira amavi agira amataka agira imbavu zikagira amaboko akagira bese intoki hari ingingo nyinshi byose so umuntu rero ni mugari niba abantu bari kutwumva baduteze amatwi nibaze kugira ngo umuntu nihagira n'ikindi gihe tumuvugaho nibaze ngo twabuze icyo ikiganiro tuvuga kuko umuntu we wahinga wasarura wakongera ugahunika arimo ibice byinshi mbese arimo ibice byinshi rero mu bintu byose bishoboka tuzajya tuvuga cyangwa se abandi bazajya bavuga abazadukurikira bazajya bavuga umuntu basanga umuntu aracyari wa muntu ni nayo mpamvu uyu munsi reka kanaka niyo mpamvu ushobora kugendana n'umuntu muri kugendana mu nzira akagutekerezaho agapanga umugambi wo kukwica kandi muri kugenda muganira ndetse akakujyana muri resitora akayakugurira agafanta naho afite misiyo yamaze gupanga wowe ukajya useka nawe agaseka ariko afite ngo hari isaha ari buze kukwica aho ni ibindi umuntu ni mugari rero ntabwo turi buze kumusoza turamucugikira ahangaha tuze kwinjira muri cya kindi waruvuze cyo kuvuga umukristo no kuvuga ngo ese uyu muntu ashobora kubaho agapanga akagera igihe ashobora kugera igihe agahinduka dutangira hari ibyo navuze umuntu agenda ahinduka avumbura kugeza igihe ageze ku kintu gishobora kumunezeza umuntu kera abatubanjirije bambaraga impu ariko nyuma yaho za mpu zivamo imyenda uyu munsi iyo myenda yavuyemo bambaraga imishanana ari umugabo ari umugore bambaraga imishanana ariko igihe kiragera baratandukanye baravuga ngo umugabo akwiriye kwambara ipantaro umugore akwiriye kwambara umwenda donc biratandukana ibyo byose n'ubushakashatsi bwakorewe ku muntu ariko kandi uwo muntu niwe wavumbuye ibyo byose nubwo uyu wambaye umwambaro bamushakashakiyemo ubushakashatsi ariko nawe n'umuntu nawe kandi afite ibindi nawe yagize ate yavumbuye uyu muntu arakomeye ari n'igihe umuntu ari make umuntu avumburira umuntu mugenzi we umuntu n'undi none rero kuvumbuka byagiye bikura uko gukura kwabyo biza kuvumbukamo ko umuntu ashobora kuva mu bumuntu
akaba n'umukristo akava mu bumuntu. Hello abantu bose mutwumva, akava mu bumuntu akaba umukristo. none se umukristo si umuntu? Ndaza kubisobanura. Ndaza kubisobanura. Umuntu ashobora guhinduka akiyambura iyo myambaro yose akava mu muntu akaba umukristo. Aho niho ruzingiye. Aho hazingiye ikintu gikomeye cyane. Ndetse mbwira n'umuntu uduteze amatwi ukiri umuntu kwa kwiriye guhinduka akagira intambwe ageraho. Tuvuga urugero, umuntu yubatse inzu mu bukene bwe, yubatse inzu y'ibyumba 2 na saro, yego, abyaye abana 6, abuze aho abaryamisha, yego, aravumbura, akora ibishoboka byose, ashakisha inzira yakoramo y'uburyo yakora ibindi byumba 2 bikaba 4, yego, kugira ngo abana bazabone aho baba, yego. Nukuvuga ngo avumbuye ukundi kuntu iriya nzira cyitwa inzu, ariko yayongereyemo ibindi byumba. Nukuvuga ngo uyu muntu avumbuye ko abana be bagomba kuba mu bindi byumba, ntibaryamane n'ababyeyi. So rero umuntu akwiriye kuva mu bumuntu, akabanza akabitekerezaho naho ubuke, koko yenda nitugera ku mukristo turaza kubabwiraho amashami ariho. Turaza kuvuga amashami. Ariko uyu muntu akwiriye kumenya ko adakomeza kuba umuntu gusa. Yego. Kandi abantu bagiye babimenya ko iyi radio tuvugiraho ni nkirisitu. Yego. Bane byo. None uwo muntu rero agomba guhinduka akava mu bumuntu akaba umukirisitu. Yego. Akaba umukristo. Uraza kumbwira utese ko hari amadini abaho atari abakristo. Ariko burya aba yahindutse. Kujya mu idini burya aba yahindutse. Hari ikintu abashaka guhindura. Arashaka kuva mu bumuntu yavukanye. Hari ibyo aba yaretse. Hari ibyo areka. Burya yabiretse, burya hari ahandi, hari urwego abagezemo. Umuntu aba umukristo ati. Aho numva nkeneye kumenya. Umukristo ni iki? Umukristo ni iki? Bundi kuko haranuza kumvuga ngo umuntu arivuze ati ndi umukristo, sengera naha, undakivuga ati nge ndi umukristo rwose ubimazemo imyaka runaka, undati ndi umukristo, hanyuma ngo ngahita nibaza ubundi umukristo ni izina ryiyongera ku iyo twamaje kwa kundi nyene no kuba kugira gute? Umukristo ubwo nakayindi kazina gahita kiyongeraho. Ese umukristo ni ibikorwa? Umukristo ni iki? Urakoze cyane. Ubundi ari umukobwa waririmbye indirimbo ikomeye cyane w'Umuswede, ararimba ngo nge ndi umukristo, ariko kandi nzahora ndiwe. Yego. Mu bintu byose ngeze kugupfa. Yego. Nge ndi umukristo. Ni cyambere. Ariko kandi nzahora ndiwe. Noneho gatatu, mu bintu byose. Yego. Kane, ngeze kugupfa. Urumva ko afite ibintu yihaye cyane, ni ingamba yihaye. Ndetse zinabura kuvuga ngo ni umushinga. Yego. Urimo ibintu 4. Agomba kuba umukristo, kandi agahora ari iki? Gahora ari we, ari umukristo. Ubwo ni ubuzima bwose. Noneho agahora ari we mu bintu, noneho mu bintu byose, ibyo ari byo byose. Yego. Nuvuga ngo mu bintu byose ntabwo yavuze ngo nimva hano nkaba umukristo bamenye ko ndi umukristo, ningera hirya nkasanga aho banywa inzoga, nzahinduka mbe umukristo ariko ndi kunywa inzoga. Yavuze ngo haba mu mvura, haba mu mucyo, haba mu bunyerere, ahantu hose ageze azahora ari umukristo. Niho nifashishije hambere, ndaza no gusoma ijambo. Ariko umukristo ntabwo ari izina. Yego. Ahubwo umukristo ni ibikorwa. Nuvuga ngo umukristo ni ibikorwa. Agomba gukora ikintu muri ibyo bijyanye n'ibikorwa. Agomba, umuntu uvuye kuba umuntu akaba umukristo, agomba gukora ikintu kimwemeza ko koko abaye umukristo. Nuvuga ngo ni umushinga atangiye. Hano ko bitoroshye. Ntabwo byoroshye. Harabishuka bakibwira ko ari abakristo kandi atari. Nuvuga ngo umuntu
afata icyemezo. Ntabwo baratubabarira, ntabwo nubwo twashoje icyiciro cy'umuntu, ariko umuntu turakomeza tumuvuge. Yego. Batwihanganire kandi badutega amatwi, baze no kutubwira uko babyumva nabo. Noneho ni ukuvuga ngo uyu muntu kugira ngo abe umukristo hari igikorwa agomba gukora we ubwe, ntawe ubimubwirije. Birashoboka ko hari uwakubwiriza cyangwa bakamubwiriza ijambo ry'Imana, ariko icyemezo gifatwa na wa muntu ku giti cye. Ni ukuvuga ngo afata icyemezo agakora igikorwa, agatera intambwe yo kugira ngo abe umukristo. Dutangira hari ijambo twatangije indirimbo umuhanzi umuririmbyi yaririmbye, yavugaga uburyo yageze ahantu heza, yageze ahantu heza hamugiriye umumaro atazibagirwa ukundi. Ni ukuvuga ngo uyu muntu kugira ngo abe umukristo hari ibintu agomba kubanza mbese kureka. Icyo ni igikorwa cya mbere. Agomba kubanza kureka ibyamutegekaga cyangwa byamuyoboraga kuba umuntu, abireka ataragera ahantu heza, abataragera ahantu heza akiri mu rugendo. Ni ukuvuga ngo abakiri mu rugendo. Noneho utumye nkomotoza kuri mukristo. Mukristo ari mu gihugu cye, cyari igihugu kirimbukiro, niko hatwereka. Noneho icyo gihugu kirimbukiro akibamo, ariko imyaka ishira yumva hari ijwi rimwongorera. Mu by'ukuri ririya jwi rimwongorera ntabwo yari yahindutse burundu, ahubwo iryo jwi ryaramwongoreye, riramujyana, rimugeza mu gitekerezo cyo kuvuga ngo ibi bintu ndi gukora nkwiriye kubivamo, kandi kubivamo kwanjye ni ukugira ngo mpinduke. Hanyuma nimpinduka ndibuze kugera hantu numva nshaka kugera, kandi numva ijwi rimbwira ko nkwiriye kugera. Urumva yarataragera ku musaraba, yari akiri iyo ngiyo mu gihugu kirimbukira. Hanyuma yaje gufata icyemezo, yikorera umutwaro we, kuko yari afite ibintu mu bitugu, arabitwara aragenda. Wibuke ko yanasize ku umugore yanze kumukurikira. Umugore yakomeje kuba umuntu. Ari abantu bakomeza kuba abantu. Buriya hari umuntu wihombya, bamudakurwa ku ijambo n'abandi bose. Hari umuntu wihombya ugasanga umuntu yihombeje ibintu rwose, ariko mu by'ukuri gukomeza kuba umuntu nabyo ni ikibazo. So rero uyu muntu rero kugira ngo abe umukristo nuko hari ibyo agomba guhomba. Sibyo? Noneho yamara kubihomba, akabihomba ariko ataraba umukristo. Abantu banyumve, ntabwo wabihomba ngo uhite uba umukristo, ntibishoboka. Ari nanone kugira ngo winjire mu cyika cy'umukristo hari kondisiyo ugomba kugenderaho kugira ngo ube umukristo nyawe, ugaragara ko ubaye umukristo. Hari imirimo ugomba gukora kugira ngo winjire kuba umukristo nyawe. So rero umukristo ntabwo ari izina, ahubwo kuba umukristo ni ibikorwa. Bivuze ngo hari, reka ne kujya kure, akandi twicanga nshobora kuba ndi kuvuga gutya cyangwa se uri kwatura gutya utari umukristo. Uko niko kuri. Amagambo meza rwose, igiterano ukagihagurutsa, ariko utari umukristo. Bazabamenyera ku mbuto bera. Umuntu akagenda nandi tugasaba bati atwigishe neza uriya muntu yari umukristo. Abantu bakanafashwa, ati yari umukristo rwose. Abantu bakanafashwa, nyamara atari umukristo. Ayo ngoko ndaguha ingero nyinshi. Uraza no kumva umuntu ashaka kwisuzuma akavuga ati burya nsanze nari umukristo cyane. Kuko benshi dushobora kuba tubyiyita atari ko turi. Nguko uko niko kuri kandi. Iki kiganiro gishatse kugira ngo kivumbure. Aho turaza kwinjira kuko garagaze nk'umuntu dukurikije ko bavuga ati nge ndi umukristo wa mugani. Ariko turebe se koko niwe ari muri ya norme wa mukobwa watuhaye urugero, wa muririmbyi niwe kuko azahora ari we mu bintu byose. Niwe muri bya bintu byose. Birashoboka ko na mbere ava mu bumuntu yabaye umukristo. Uwo nguwo uri kwita umukristo. Haro batwumve turi kujyana. Arayo tujyana atagira dusiga. Hari uriya muntu uri kwita umukristo ndona. Mbere yari umuntu. Arahinduka. Yego. Ajya muri kondisiyo yo kuba umukristo. Abawe.
ariko uyu munsi ashobora kuba ahagaze atakiri umukristo bitewe n'ibyo uri buze kumbaza. Niko bimeze. Ni ukuvuga ngo ashobora kuba uyu munsi yibwira ko ari umukristo ariko atakiriwe bitewe n'ibintu runaka. ariko si we yisuzumye, iyo yisuzumye we buriya ntasanga ko ari umukristo nyine. ubwenge bwe siko bumuha ubwenge muntu. Ubwenge muntu kantu cometsemo niko gakomeye. ubwenge muntu uramubwira ko ari umukristo ariko ubwenge bwa mwuka wera hari ibintu bumwereka. ubwenge bwa mwuka wera hari ibintu bumwereka bukamwereka ko atakiri umukristo akihagararaho agakomeza yihesha amahoro yibeshya ko ari umukristo, ko ari umukristo. rimwe na rimwe hari n'ibyo akora bizi ko ibintu ari gukora bitajyanye n'urwandiko rw'umukristo. Ni ukuvuga ngo hari ahantu ari gufata gome agasiba akandikamo ibyo yibwiye bwaba umuntu bwe buri kumutegeka ngo andikamo ibi ariko mu by'ukuri abizi ko ari gukora ikintu kibi. Yego. Gahe nguko akatakomeze kuri iyo ntuza turebe no uyu muntu uyu mukristo. Yego. Uyu mukristo rero afite ibintu byinshi cyane bimuranga. Nabivuze iyo uvuye mu bumuntu ukaba umukristo cyero kiri umuntu na wa wundi anyumve gushukaga cyangwa se ubihagazemo neza ntibaze ko nteribuye hari abakibihagazemo. Yego. bajyagaze mu bukristo kandi bazakomeza bakabivamo. Abo bakuriye ingofero bararabo bakomere abarisigaje babishikamemo kuko hari ibyo ngiye gusobanura. Barumva baridunda kuko bo batigeze babirekura. Yego. Ashobora kuba yari umuntu hanyuma agafata icyemezo akava mu bumuntu akaba umukristo akagera mu nzira ku umukristo. Hari ibintu rero yakoze cyangwa se ugiye wari ukiri umuntu ushaka kuba umukristo hari ibintu agomba gukora. Yego. Icyambere agomba kureka ibintu ubumuntu bwamutegekaga gukora. agomba kureka ibintu ubumuntu bwamutegekaga gukora. bivuze ngo hari amabwiriza agenga umuntu ari amabwiriza agenga umukristo. Murakoze cyane. Nuvuga ngo umuntu agengwa na kamere. Ntabwo nza kwigaruka ko twige tuvuga. Ariko iyo yamaze kureka iyo kamere ahinduka umukristo. Uwo mukristo rero hari amategeko cyangwa amabwiriza amugenga amwereka uburyo akwiye kwitwara kugira ngo atazongera gusubira mu bumuntu. Yego. Hari ibintu rero runaka bihari Abagalatiya 15 umurongo wa 13 hereka umurongo wa 16 abasoma bahasome. Nge ndi mu kiganiro ntago twaje kubwiriza. Yego. Ndajya mbarangira ahantu babisoma kuko harahari. Noneho usibye ko hari ahantu hamwe ndibuze gusoma. Naho niho twahanyura mu gake muri gake ntacyo bitwaye. Rero nukuvuga ngo hari ibintu agomba kureka. Ezubundi reka hanyuremo abo mu Bagalatiya waruvuze. Abagalatiya wabanyuramo hanyuremo bose abantu bakamenya. Ari nko dukurikiye uri mu bikorwa byo bitandukanye. Mu mare amatsiko katuyamumare tuhamusomere twumve aya matsiko tuyamumare kugira ngo mu by'ukuri abyumve neza. Yego. Abyumve neza. Dore ngaha Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 16 haranditse ngo ndavuga nti muyoborwa n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irakira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. 19 ngaha rero dore imirimo ya kamere iragaragara niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nabibabwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Wibonamo wese nahindukira vuba. Uyu muntu urahanga akaba avuga ko ari umukirisitu.
hari akagingo kamwe bishe kamugonga afata icyemezo nibona ko aza kutubabarira atubwira ati genda atsinzwe byibura umbabarire uyu munsi basigira nk'iminota nibura atubwire uwo muntu atubwira ati rero aha hantu rwose tujya tuvugisha uko ndatsinzwe sibyo ye gukomeza kwiyita umukristo kandi atari we noneho rero ni ukuvuga ngo ibi bintu ni 15 abakristo babyumve n'abandi bari gusoma cyangwa se bumvise iki kiganiro ni ibintu 15 umuntu ushaka guhinduka kuva mu bumuntu ajya mu bukristo agomba kureka ibi bintu atabiretse aracyari mu bumuntu nta gakiza afite rwose sinkubwire ngo ndamushyigikira nta haragera nta bukristo afite rwose rero muri ubwo buryo hari ukuntu rero iyo umaze kureka ibingibi n'ibindi bisa bityo niko Bibiliya yatubwiye ubu utangiye kuba umukristo nuvuga ngo wiyemeje kuva mu cyumba cy'ubumuntu winjiye mu cyumba cy'ubukristo noneho kandi abantu baduteze n'amatwi aka kantu ntabwo bajya bagasobanukirwa ngiye kubabwira ariko muri aho muri nteze amatwi murabyumva turakurikiye ni ukuvuga abantu biyita abakristo ariko ntabwo barasobanukirwa iryo jambo icyo rishatse kuvuga ubukristo ijambo rivuze umukristo ni ukuvuga uyu muntu yari umuntu ariko yarigengaga ni ukuvuga ngo yariyoboraga ubwe ariko igihe kirageze arakangutse amenya ko hari undi uri hejuru y'ubumuntu ushobora kumuyobora umufiteho uruhare umufiteho ubushobozi n'uruhare urakoze cyane noneho uwo ni kristo ibyo arabimenye uwo ni kristo noneho wa muntu aramumenye aramusanze asanze kristo amaze gusanga kristo kristo abona koko yaretse bya bintu 15 twasomye abonye abiretse kristo yinjira muri we yinjiye muri we ahinduka nuvuga ngo ahinduka wa mubiri wa muntu uhinduka wa kristo kuko kristo yinjiye muri we noneho kristo yinjiye mu muntu uwo muntu ahindutse kristo bishatse kuvuga ngo ni uwa kristo nta kigenga ahubwo ayobowe nande na kristo noneho nibwo yitwa umukristo burya biba bivuze ngo uwa kristo kuvuga ngo ntabwo akiri uw'isi ntabwo akiri wa wundi ahubwo yabaye uwa kristo niyo mpamvu uzajya niba wiyumvamo ko 15 byose babirangije ukaba waramaze kwinjirwamo na kristo koko ni ukuvuga ngo iki kintu cyiza kirimo ni uko kristo yamaze kuba muri wowe hari ijambo ryiza ryaryoheye Yesu yabonye abantu bazagira ubwo bigihe azaba agiye mu ijuru arabareba babona mu isi hazazaho imanza zikomeye cyane n'akarengane no gutotezwa n'ibindi bijyanye n'ibyo urumva uzi ukuntu byagenze yarabarebye arabwira ati rero ntimugire ubwoba nubwo ngiye ariko ntimugire ubwoba igihe muzamujye mu masinagogi cyangwa ahantu muzamujye kuburanira attention ntimuzagira ubwo ngo muhinde imishyitsi abantu babahindisha imishyitsi abategetsi cyangwa abacamanza babahindisha imishyitsi ahubwo igihe muzatangira kuburana ariko muri mukuri igihe muzaba muri mukuri simwe muzaburana ntabwo ari mwe muzaba muvuga akanwa kawe ubumuntu bwawe buzaba bwagiye hasigare kristo aba ari uvuga amen sibyo uwo Yesu ni uzaba yivugira ntabwo hazavuga umuntu ntibizakuburanira nguko reka muguzwe abantu bari kutwumva hari abantu babonye ibitangaza cyane umuntu bamurega ibinyoma umuntu bamushyiraho dosiye y'amamiliyoni n'amamiliyoni ndabura icyo avuga hahanda cece akahagarara gusa urumva akabigita akabona mu by'ukuri Disney Footrat sorry za mageragere yayiteguye are bese agiyeyo n'utuntu twe bagiye kuduteza ariko umucamanza agacinyu Kristo agacinyuma akajya kwa mucamanza akamwereka ingingo muri ya yandi u Rwanda rugenderaho umucamanza agakora uzi ko uyu muntu yarenganye uyu muntu ararengana nta wundi umusanze hanyuma bagacukumbura bajya kubona bakamuhamagara bati watsinze cyane hari abantu rero bibwira ngo nuko nzi kuvuga nzi kuburana reka nese ngo nta bantu bagiye banyagwa ibintu byabo
mumbabarire ntabwo mvuze ko abacamanza kandi ari abahanga Ariko biriho. mu mategeko mujya gutera kukabona biranze. njye ntabwo mbihisha rwose njye kubera hari abantu njye ntitujya tubabona bafunze bafungwa kubera iki nuko baba bavuze ukuri se tukose ntaba yatsindishirije umuntu atakagombye gutsinda akagenda agakora ingingo agafata ingingo 20 cyangwa 15 agafata mbwa akagingo kamwe akakagobekamo wa muntu agatsindwa. ubundi ni nkabyo ndavuga ngo iyo bintu byageze mu bucamanza ntabwo hakora ukuri akabikora ibimenyetso ni ibimenyetso ubwo uramutse ufite ukuri udafite ibimenyetso ukuri kwawe kubimfabusa neza cyane nta bimenyetso ufite ntabwo ukuri kwawe ntabwo kugaragara. Yes, ugushinja rero yaba kubeshyira afite ibimenyetso azana ibimenyetso bikabutsinda none wakora icyo gihe nyine umanika amaboko uretse Yesu wakuburanira uretse Yesu zakavuga ati reka turebe niyo mpamvu amategeko burya amategeko yose ari ku isi none agenda aramwe niyo mpamvu bagobetsemo ijambo rivuga kujurira none yes ngo mu gihe runaka wenda wamaje gutuza abonye ibimenyetso ujurire nabo bashyizeho iminsi ngira ngo n'umunani bajyana iminsi umunani yo kuvuga ngo ubu bitekerezaho hanyuma ujurire numara kujurira uzabone hari igihe wagira amahirwe ugatsinda aho rero Yesu niho agaragarira. Yes, rero umukristo aba umukristo akakanone ni kugasobanura aba umukristo kuko yemereye Kristo kwinjira muri we. Yego, aba bantu batwumva we kwiyoberanya wishushanya ndagutunga urutoki aho uri rurakugeraho we kubeshya uvuga ngo wabaye umukristo kandi ufite ingingo zigutsinda. Hari ingingo zihari 15. Yego, muri zo 15 koko wabuzemo nimwe yagutsinze ntabwo ndi kubwiriza. Yego, ariko se koko mwizukuri izi 15 zose urazikurikiza warazeretse hanyuma witwa umukristo utese uri umukristo wahe urinde Bibiliya uzukuri mbwira iravuga ngo hahamagawe benshi ariko hazitaba bake. Yego, noneho rero umuntu wamaze kwinjira muri Kristo kandi Kristo akaba yinjiye muri we. Reka nsomere ijambo uranyemera ndisaba. Yego, oya biremewe biremewe rwose rivuge Abaroma 15 murongo wa mbere kugeza 5 cyangwa 6 nakamasome. Yego, hagira hatya hati twe abakomeye twihanganira dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye ntitwinezeze. Yego, ijambo riraryoshye wana cyane. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Yego, kuko Kristo nawe atinejeje nkuko byanditswe ngo ibitutsi bagututse byangezeho. Ibyanditswe kera byose byandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa bitangwa nabyo biduheshe ibyiringiro. Yego, nuko rero Imana nyiri kwihangana no guhumurizwa ibahe guhuza imitima yanyu nkuko Kristo Yesu ashaka kugira ngo muhimbaze Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se n'umutima umwe n'akanwa kamwe. Yes, amagambo araryoshye nduya. Aya magambo aratwereka umuntu wamaze kuba umukristo nyawe ufite Kristo nyawe agomba kwihanganira abadakomeye. Sibyo? Yego, yamaze kugira Kristo rero afite imbaraga we yamaze kugira ahantu hakomeye nuvuga ngo noneho babandi badakomeye bamutuke agomba kubihanganira. Yes, bamutuke bamubeshere bamushireho ikidosiye cya runaka dose bavuge ko ari we wishe umuntu. Yego, ariko handi twavuze ibimenyetso bizagaragara. We arakomeye agomba kwihanganira abadakomeye. Yego, sibyo? Yego, niba umuntu akwise umurozi abikwise kubera ko we yagiye mu bapfumu ajya kukurogesha biranga mbese wari ubizi biraroga biranga aturabona n'umurozi ahita muhaguhimbira uramuntu udafatwa nawe n'umurozi. uyu muntu afite ikirozi kirenze ibyo njyamo ahita aguhimbira no mwikaritse akavuga ati uyu muntu mureba n'umurozi ariko kuko ukomeye uriya ntagakomeye ari hasi yawe. Yego, kuko wamaze kwakira nde
kristo nakuvuga ngo uyu muntu arajya kugushinja ibyo atahagazeho yego kandi reka nkubwize ukuri nuko leta yitonda nyine ikagenda igatuza ariko uriya muntu bamufasha bakavuga ati ntiwamwishe umurozi tugende mu rugo iwe ubitwereka ahantu wabibonye n'uburyo byagenze kubera ko adakomeye yatsindirwa aho ngaho yego kandi isoni zikamwica rero uyu muntu ukomeye wamaze kwakira Kristo akaba ari muri we hari ibintu agomba kwihanganira simbibara kuko ni byinshi yego umuntu azagenda ahura n'iyo kuko umuntu afite amapaje mu mutwe hari ibintu bizajya bivumbuka nyine ezaruze ko nk'imwe twahereho ngubu nurako wabanye umunyamakuru umukristo njya mushima ndagukunda cyane amen ukaba umunyamakuru ariko w'umukristo yego ukemera gukorana n'amaradiyo y'abakristo so buriya hari undi muntu ukureba kumva yaguha ikirozi bideye no kuvuga utanga ikiganiro uburyo wigendera uburyo ubana n'abantu uburyo usabana n'abantu uburyo abantu bagukunda nanjye ndanabivuze ndagukunda kandi ko bose uburyarya burangiye Imana yangiriye neza sinyagira uburyarya mubwiye ngo ntabwo ngukunda nakubwiza ukuri rero nako kuri nabyo tumaje gusoma yes ukuri niko kuzatubatura cyane buriya Imana yangiriye neza ndabishimira Imana so rero hari umuntu utishimiye kuba umunyamakuru akumva umwanya wawe yaza kuwicaramo kandi ntazi ukuntu winjiye yego ariko Kristo kurimo akakurwanirira bikabipfabusa bikarwanirwa hiryo iyo ariko kazaba n'ibimenyetso muri gihe cyo nkundira uyu mugabo watwinjiyemo agera igihe Bibiliya iratubwira ngo mbivuga bitaraba ngubwo bizaba muzamenye ko ari gihe wabivuze ngo hari uburyo abigenza kubera ko yakwinjiyemo akakongorera akabwira ati dore uzi ko ushobora kugenda mu nzira wajya kumva ijwi rirakubwiye ngo iyi mihanda ni ibiri wica muri uyu nguyu wari ugiye gucamo cyane ca mu wundi cyane rwose kubera ivuze no kuri Kristo ari muri wowe hanyuma waca mu runyuma ukazabona icyabereye muri wa wundi nyuma ukazamenya amakuru y'ikintu cyahabereye muri ayo masaha yego cyane rwose kazavuga ati nge ndi umukristo kandi nzahora ndiwe kubera ko Kristo ari muri wowe yakubujije kunyura hariya imbwika kurya ari kukurya cyangwa se abantu bakajura abajura bakakwica n'ibindi bijyanye n'ibyo so rero umuntu wamaze kwinjirwamo na Kristo agomba kwihanganira ikintu icyo ari cyo cyose nk'uko umuririmbyi yabivuze ngo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa erega uriya mukobwa ni intwari cyane ni intwari cyane kabisa umuntu wari ugiye gushingirwa n'umwami umukobwa nayo ari ibindi ariko kubera ko uwo mukobwa atarahwanyije idini n'uwo mwami ntabwo ndivuga abantu banyanganira bari bose bari kutwumva ntacyo bitwaye ntacyo nicyo bitwaye hanyuma aramubwira ati reka uriya idini arimo ntabwo rijyanye n'ibyo nakiriye yego hari umugabo namize niwe untegeka yego uranyumva aravuga ati rero njye misemo goranyizwa ntabwo nzigera mva mu gakiza nzahora ndiwe ababyeyi ukuntu bamubwiye bamubwiye ngo ariko uno mukobwa ngo wigize ibara ngo abantu bose bazaduseka ngo abantu bavuge ngo ni gute umwana wo kwa runaka w'umukene umwami yaramuhisemo aravuga ngo nawe igihugu cyose cyanseka bati wa mwana we bazatwica bazaza baturimbure batumare harabata ariko ibyo muri kubwira n'ibiki maze n'intumirwa ngiye gupfa umukobwa ntabwo yarari ayo mukobwa ntabwo yarakiri hano yarakiri naho atasiyo taza kugira namwumvise arabwira tumva ibyo mumbwira nibyo mama papa basaza banjye babyeyi banjye n'ibicyo byose bande bose ariko ndashaka kuvuga ngo n'intumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa bitagira gute bitavugwa rwuwa ngo nta rugero biriho uyu muntu urone iby'urupfu akibireba ruriheze nta narutinya ni handi yamaze kubona amagana ko ari ryo rembo ameze nk'abari abasore batatu bari abantuza bari abashyize mu itanura bahungu bari abahungu ngenda bemera cyane uzajya mumva nanabavugaho cyane n'abagabo bari abasaduraka haguze kubona umuriro wari ucanywe ugera kuri parafo bakavuga ngo bongereho inshuro 7 ubujya hejuru abantu ntibavuga bati ye baba turatokombe turapfuye ariko mugani Yesu hari ibintu yakuyeho byari kuzagira Yesu yaje bwise buri ibintu bya kera imigenzo ya kera buri iramuka itugonze byari buzagorane ariko buriya ni nayo mpamvu abantu benshi bagwa ari benshi byari buzagorane uyu munsi niyo mpamvu abantu bagwa kuko Yesu yarabyoroheje kuko agakiza bw'agakiza se bwasaze wa mugani bwabaye bwinshi abantu bagenda barabumenyera none se ugira ngo Mose
Mose igihe Imana yamanukiraga mu gihuru kugira ngo imuganirize Yego. wagize ngo abo bari kumwe bagumagaho bayabangiraga igata bomvaga isi itigise ntabwo bigeze bavuga. imirabyo yaza bakiruka hagendaga umwe Mose agasigara bakaza bakumva isi iratuje bati tubwire iby'Imana mvuganye nawe byari bikomeye cyane iki nacyo ni ikindi cyigisho ati tubwire iby'iyo Mana nimwe ibintu bikomeye cyane buriya Yesu hari ibintu yarangije hari ibintu yaje gukora atuma umuntu w'iyo hirya wa wundi wagendaga n'ibirenge hirya iyo amenywa na Kristo bari ni Rodebari urumva amenywa na Kristo uyu mugabo nawe rwose sinzi ikintu namukorera hari umurizo uvuga ngo ngabuze icyo avuga ngo Imana imuha umugisha nubwo ari we nyiri w'umugisha cyari bimurenze hari ibintu biba birenga umuntu buriya n'uriya mugabo wavuze ngo ni yari yabuze izina yari ashobewe byari byamuyobeye abura ahantu abicisha aravuga ati uriya nawe yabonye irindi zina kandi byarakomeye ndetse ntiryafashe utagira ngo ntiryafashe rero umukristo nyawe agomba kwihanganira ibintu byose ibibi ibyiza ibikarishye ibisharira n'ibiryohereye byose akabyihanganira none turebe ese ni byari umuntu ashobora kubaka nende bite stability mu bukristo kurya ashobora kuba ati undi umukristo hamwe hari umuntu ushobora kuko impamvu ze gutya ndagira ngo turebe wa muntu ushobora kuza akavuga ati ngiyewe maze imyaka 30 ndi umukristo undi akavuga ati maze rwose amezi 2 ndi umukristo cyangwa se kuva ejo mu gitondo nubwo nakira umwami Yesu umwami sindamara icyumweru yego uyu muntu umaze iyo myaka 40 mu bukristo n'uyu nguyu umaze icyumweru uyu muntu we 30 ni ibyo kwirata washoje ngusubiza yego sinzi no bishisha nashatse kuvuga buriya rero ntabwo dukwiye kwirata ko tumaze imyaka myinshi ahubwo dukwiye kwirata ko Yesu ari muri twe kuko ibintu turabigira sinzi n'ujye byumva 95% umuntu ugasanga arirata yigize kabutini muri introduction y'umuntu rwose akijya imbere uko niko kuri ati twibwire agatera kuri ako kantu nkanjye kagira ngo nkanjye ntabwo ari kwirata yantegetse ko igihe nzajya nivuga nzajya mvuga n'igihe nakiriye akagakiza yego kugira ngo abantu bumve ko nkamazemo igihe ariko atari ukwirata ko maze iyo myaka oya ahubwo Imana ubwo ifite ikintu yabishakiye impamvu z'ako kantu ntabwo nkavuze ngendeye kwenda ku bantu bashobora kuvuga birata abo nkavugiye ku muntu ushobora kubivuga noneho wagendera kuri za mbuto wavugaga ya mirimo bya bindi twasomye aho ngaho ni mu Bagalatiya ukaburamo n'abingahe ukavuga ati uyu muntu ya myaka amazemo ibi bintu ubundi imumariye byaramunaniye muri ya myaka hari akantu twigeze tuvuga buriya nubwo amaze imyaka myinshi ariko hari umwaka cyangwa se hari imyaka yigeze abawe neza yego hari umwaka yigeze abawe neza yego neza abawe bien nawe abyiyumvamo n'abaturanyi bahita babimenya barabimenya baravuga ati uyu muntu kabisa ko kantu ndumva ari sawa ariko nyuma yaho ibihendo by'isi biraza biramushukashuka bishaza kuvuga iki yateruye Kristo nyawe ashyiramo Kristo pirate noneho umva akantu karimwo kibanga abantu bamureba bamubonye muri ya myaka baba bakimubonamo ubu Kristo ariko Kristo we yaramaze kwigendera wese ntaba kishuka ko nyine nawe uzagize ngo yahagaze mu rusengero ntaririmba waheze ngo ntayobora itorero cyane by'amahiriro kandi ari byo yivuga nyine tukabyumva arayobora ndetse reka nkubwire akajya natsaya cyane ku kintu akora akaba ari cyo avugaho cyane kugira ngo abantu batabimenya akabyihishamo agaragara nk'umukristo ariko yarapfuye kera ntabwo Kristo agifite urumva yego uyu rero warumbaje se ni umuntu ikintu yabihagarara mwate kugira ngo mu by'ukuri agaragare koko ari umukristo nyawe yego handi twasomye hari umurongo rero nabitse burya narimbizi kuri buze kumvoza rwose hari umurongo rero nabitse Abagalatiya 5 tugeze ku murongo 22 uzi ko ndatubwira haratubwira ngo ariko rero
imbuto z'umwuka. yego icya mbere ni urukundo, yego kabiri ni ibyishimo, gatatu amahoro, yego kane kwihangana, gatanu kugira neza, gatandatu ingeso nziza, karindwi gukiranuka, umunani kugwa neza, icyenda kwirinda. ni icyenda, nta zindi zirenga. yego uzi ko no hepfo bavuze, yavuze ngo ibimeze bityo nta mategeko abihana. ni icyenda. noneho abantu bahita banatekereza akantu kamwe, kubera iki umunyabyaha agira ibyaha 15 akaba ari byo bimugenga ari byinshi, noneho umukristo wakagira intego 9 zikwiye kumuranga, kubera iki 9 ari nkeya kandi Kristo akwiriye gutanga byinshi. aho nugiye kudusubiza none. ni kuvuga ngo ibi byaha ni byinshi kuko bikorwa na mwene muntu. yego ariko izi ntego 9 z'umukristo nyawe wamaze kumenya Kristo, nuvuga ngo zo zigengwa na Kristo. nuvuga ngo Kristo buri ntego imwe irimwo ibintu byinshi cyane birenze bya bintu 15. yego nuvuga ngo kamwe kanesha 15. yego ikintu kimwe. nukuvuga ngo tuvuge urugero, niba batangiye batubwira ngo icya mbere ni iki, nk'urukundo rwanye rwabo, urukundo. iyo tuvuze urukundo, burya hari abantu bajya bishuka akabwira umuntu ngo ndagukunda n'ibice byose. ariko reka ngwize ukuri, nta bantu uzi bari barigeze bakundana bakanagabirana bagasangira kabisa n'agahe bakanicara hamwe bakajya bicara, cyangwa mu ishuri wigagamo ugasanga umuntu aricara n'undi, ariko bikazigeza igihe bagatandukana burundu ntibongere kuvugana cyane, ndetse bagatikurana imigeri n'ibyo byose. ntabwo rero arwo bita urukundo. biriya ni amarangamutima y'umuntu, ariko agera igihe agashira, sibyo? yego ariko iyo tuvuga urukundo tuvuga abantu babisobanukirwa baduteze amatwi, ni Kristo. yes burya urukundo ni Kristo. nuvuga ngo wamaze kwakira Yesu ari muri wowe, niyo mpamvu ufite urukundo gari Kristo, ni Kristo, nta kindi ushobora kurenza. ibi by'amahoro, ibyishimo, umunezero, kwihangana, kugira neza n'ibijyanye biza bifite ariko ufite Kristo. yego nuvuga ngo iyo ufite Kristo niyo mpamvu ugomba kwihanganira babandi badakomeye. yego iyo ufite Kristo niyo mpamvu ukuriye gufasha abababaye, ugafasha abakene, ugafasha abafite intimba, abantu bafite ibibazo ukababa hafi, kubera ko amaze kwakira Kristo. kubera iki? Kristo afite byose mu kiganza cye. noneho ikintu gitangaje, ntabwo yarajya kubisaba kure, ari mu mutima wawe. niyo mpamvu ugira impuhwe. ese reka nkubaze, nta munsi umwe uragenda mu nzira utateguye gutanga. yego ariko ugahura n'umuntu wamureba mu maso ukabona inzara iramwishe, ntabwo usabye. yego ariko kubera ukuntu umurebye, nakubera Yesu ari kugutota akubwira ati umva nkubwize ukuri, ufite 4,000 fata 2 umuhereze. akagusezera, akabona utangiye kumujora, utangira kumwibonamo ko yashonje, agahita agusezeraho. ariko akakubwira, ukamubwira uti okay, ese ku rusengero se bimeze bite, cyangwa se wanyu bimeze bite, uri gukora mu mufuka, warangiza ugashyira mu kaboko kari buze kumusezeraho, ugahita umukora mu biganza ati Imana ikurinde. akumva harimo ikindi kintu kitari intoki, nawe ntarekura, ahita apfumbata cyaba igipapuro cyaki, aza kureba nyuma ageze hirya. ariko ukabitanga utari wavuye mu rugo witeguye kuri buze gutanga. ni Kristo uba uguhaye gutanga. rero umuntu ufite Kristo yihanganira biriya byose. yego hanyuma agahagarara muri ibi bintu 9 nibyo bimuranga. ni ukuvuga ngo igihe cyose uza ufite ibintu 9, ufite urukundo, ukagira amahoro, ukagira kwihangana, ukagira kugira neza, ukagira ingeso nziza. ingeso zirimo kubiri, hari ingeso mbi, hari ingeso nziza. ibyo nacyo ni ikindi cyigisho. ukagira ingeso nziza, ukagira gukiranuka, ukagwa neza, ukagira urukundo. ibyo bintu ko ari 9 bizaguhesha kumenya koko kuhagaze mu buntu bw'Imana, ugakiza muri Kristo. wese waruzi ko uyu munsi tutegeze tuvuga ku mwuka wera.
oya ariko ntacyo byose biruzuzanye ntabwo muvuga ntabwo twamuvuzeho ariko ndashaka kuvuga ngo uyu Kristo niba ari muri wowe ukagira ibintu 9 ntugira ahantu ujegajega none se izi mbuto z'umwuka twavuzeho haraho n'ubundi si mwuka wera nizamwuka wera n'ubundi ariko nitwe tumuvugaho tuvuga ngo mwuka wera akora iki mwuka wera agira ati ntacyo bitwaye ariko izi mbuto navuze kare kose mbisubiramo uzigira kubera ko ufite Kristo yego